nyine kubera gutererwa nkabona nta muntu unyitayeho, nitekerezagaho cyane cyane pe bikandenga ku buryo najyaga mu nzu nkifungirana nkaba namaramo n'iminsi 2 nitekerezaho numva nanakiyahura. Ubwo rero nibwo natangiye kujya mbona ibimenyetso, nkumva ndumagara, nkumva mu mutwe harashyushye, umubiri wose ugashyuha, nkumva mfite isereri ariko nkagira ngo ni ibisanzwe. Nkajya njya kwa muganga, najya kwa muganga nkababwira ati ngiye kwa muganga, barangiza nkagenda nkamarayo nk'ukwezi nta muntu urangeraho mu rugo. Nataha bakantuka ngo mba nabateje ubuyobozi ngo sibandwaza, ubwo bo nyine bakambwira ngo abo bayobozi niratana ngo nababwiye bakanshakiraho nkareka kubagerageza ngo kariho ngo nahinduye ba data, nahinduye ba mama, ababwiye bakanshakiraho kubaho kugira ngo mbabere ikigeragezo. Ubwo rero nyine bibaho gutyo, ngeze aho kwa muganga nyine njyayo natakaje ibiro kubera kutarya, nta murwaza mfite no mu rugo batabyuka ngo bavuge ngo waramutse ute cyangwa bihute. Uva kwa muganga wenyine? Nagiye kwa muganga nsubira Kirehe marayo ibyumweru 2 nanone nta muntu urangeraho. Mbura amafaranga yo kwishyura, umubyeyi niwe yanyohereza na tike inkurayo, nuko naje kuba hano nta kintu dupfana na kimwe habe. Mugira neza nyine yabonye ubuzima bwanjye, nuko yaranze imbere nyishoboye ko nari nzi kwibeshaho. Njye byarankomerezaga buri gihe uko natahaga, numvaga nanasimbuka moto nkiyahura kuko nibazaga abantu nsanze abari. Nimba uri umubyeyi w'umubyeyi yangiza na Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tunabifuriza kugira ubuzima buzima bwuzuyemo ibyishimo ndetse n'amafaranga. Rimwe na rimwe iyo dukoze bikanga ntabwo tuba dukwiye kwiheba, ko tuba tuzi neza ko hari umunsi tuzakora bigakunda. Hanyuma rero muri ya gahunda yacu yo gukomeza tugenda tureba ubuzima bw'abaturage babayemo, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'uburwayi. Muri iyo gahunda rero twagiye gusura umwana w'umukobwa wahuye n'ibibazo n'ibizazane mu buzima bwe bwose, ntekereza ko ntagigeze kubaho yishimye. Hanyuma rero nk'uko mubona umuntu yararwaye, yarazonzwe, yahuye n'ikibazo, ntabwo tuzi ngo yarwaye biki, ntabwo tuzi ngo ubuzima bwe kugira ngo bwangirike bugere ku rwego byagenze bite. Reka rero tuganiriza atubwire se byamugendekeye bite, se byatangiye ryari, se kugeza habaye hate, mbega bitubwiye muri make. Hanyuma reka tukakira amakuru yawe. nimeze buhoro. Hanyuma watangira twibwira ese mbere y'uko buno buzima bwawe bwangirika cyangwa se ubaho umeze gutya, se mbere wari ubayeho ute, se byatangiye ryari? Amazina ni Niyitegeka Violette. Niyitegeka Violette. Ubuzima bwanjye nabayeho mbere ndi umwana mu rugo nta kibazo, ngeraho ndashaka, maze gushaka mbura urubyaro. Maze kubura urubyaro nyine mbana n'umugabo biranga aranyanga, amaze kunyanga nsubira mu rugo. Ngira ubuzima butari bwiza, nisanga narwaye indwara ya diyabete kubera ngo gutekereza cyane, kuko nanagize toroma njya kwa muganga, mpura n'abaganga nyine bashinzwe ibibazo byo mu mutwe. Hanyuma se ukimara kugera mu rugo, ese wabayeho ubuzima bumeze gute? Ababyeyi bagufata nk'aho uvuye mu rugo, bavuga ati ntundi kubyara byaranze, ese ababyeyi bakwakire bate, ubwo bari gute ukimara kugera mu rugo? Babanje kumfataho neza,
ariko aho ndwariye uburwayi nkagira intege nkeya bukanzahaza, ntabwo babashije kumfata neza. Ese ubwo bagufataga nabi bavuga ngo iki se? Nyine ababasabaga kwivuza bakambwira nta bushobozi bafite ngo ni abakene. Bo ni abakene. Ese koko mu by'ukuri uko warebaga wabonaga koko nta bushobozi bafite bwo kukuvuza? Yego ni abakene, ariko buriya uko byagenda kose umwana wawe ari umwana. None se ukiri mu rugo wenda umugabo mwamaranye igihe kingana iki? Ese mwashakanye ryari? Ese mwatandukanye ryari? Nashakanye n'umugabo 2012, dutandukana 2014. Mutandukana 2014 nyuma y'imyaka 2. Ese yarakwirukanye niwe wafashe umwanzuro avuga ati wenda reka nitahire, byagenze bite? We yarambwiye ningende mu rugo ngaraje ngandebe, nk'uko wabwira umuntu uti genda mu rugo ndaje nanjye hari ibyo nshaka ko tuganira n'ababyeyi. Arangije rero aranyohereza, none arambwira ngo genda ngo ubwire musaza wawe ngahita aza ngo umubwire ngo duhite tuzamukana iwanyu. Mu gihe nicaye mu rugo njya kubona musaza wanjye anzaniye ivarisi y'imyenda. Ubona kuzana imyenda, ivarisi yuzuyemo imyenda yawe? N'urupapuro ari kubabwira ngo nimuvuze uwo mwana wanyu, namara gukira ngo tuzasubirana. Birangije kumva icyo gihe ntabwo wigeze usubirayo? Oya, none se ntabwo ashaka undi mugore. Yahise ashaka undi mugore muri iyo minsi? None se wenda ukigerayo mu rugo ntabwo bagerageje wenda ngo banakuvuze wenda icyo kibazo, cyangwa se na mbere y'uko wenda kwirukana ntabwo mugeze mugerageza kujya ahantu hirya no hino ngo bakuvuze, cyangwa wivuze n'umugabo muri kumwe akuvuze wenda byange? Oya, ntabwo twigeze tujya kwa muganga. Ntabwo mugeze mujya kwa muganga? None se ko kiba wenda hashize igihe gihe kingana gutyo, imyaka 2 yose mubona nta rubyaro, ntimwajya no kwa muganga? Ntabwo se wigeze unabimusaba nibura umbwira ati rero reka basi mfashe njyane mpa amafaranga njye no kwa muganga nibura njye kureba ikibazo mfite? Njye numvaga hakiri kare utararenga, ko urwango yanyeretse arunyeretse vuba vuba, twe dusanzwe nta kibazo. Ubwo rero ni nk'iyo sinzi ukuntu yahindutse nko mu kwezi kumwe. Mbona nyine ntibisanzwe. None se hari ukuntu wenda ukimara kugera mu rugo se wabayeho ubuzima mu rugo wenda nibura ntabwo wigeze baguha n'amafaranga bavuga ati reka bakujyane kwa muganga nibura banakuvuze barebe? Bahora bavuga ko nyine ari abakene, batabona ubushobozi, ngomba kwisunga ubuyobozi bukaba ari bwo bugira icyo bumfasha, nk'ubu nta mafaranga bafite. Ariko bakubwira. None se wowe ntabwo wigeze uvuga ati reka njye no kwa muganga nisuzumishe ndebe wenda ikibazo, wenda banambwira ati ikibazo ni iki ngiki? Kuko hari ukuntu umuntu ashobora kubura ibyaro bitewe n'impamvu nyinshi. Ntabwo wigeze ujya kwa muganga wenda ubabwire ati mfite ikibazo runaka wenda cyo kutabyara, gerageze mundebere ikibazo mfite? Njyewe nahise nsa nk'umuntu umeze nk'umusazi, sinongeye kwikunda, sinongeye no kwiyitaho, nyine nawe zimbereye nk'umusazi, kandi nta n'ubushobozi nari nanafite. Nase icyo gihe umugabo wawe yakoraga iki mbere mukibana? Yari umuhinzi ahinga imbuto. Yahingaga imbuto? Hanyuma se mu rugo hoho bakoraga iki ku buryo wenda babura amafaranga, bakuvuga ati amafaranga yarabuze yo kuvuza umuntu? Nabo ni abahinzi. Nabo ni abahinzi? None se icyo gihe wenda ukimara kugera mu rugo warabayeho, se ibi bintu by'uburwayi mu byo byaje gute, wisanze gute? Nyine kubera gutererwa nkabona nta muntu unyitayeho, nitekerezagaho cyane cyane pe, bikandenga ku buryo najyaga mu nzu nkifungirana, nkaba namaramo n'iminsi 2 nitekerezaho numva nanakiyahura. Ubwo rero nibwo natangiye kujya mbona ibimenyetso, nkumva ndumagara, nkumva mu mutwe harashyushye,
umubiri wose ugashyuha nkumva mfite isereri ariko nkagira ngo ni ibisanzwe. Nibwo byagezeho ncika intege nyine njya kwa muganga, bambwira ko mfite diyabete ariyo iri kuntera ibyo byose, ariko byatewe nyine no kwitekerezaho cyane, mbona nta muntu unyitayeho, nta muntu umfitiye urukundo. None se mu rugo iwanyu uvuka wenyine? Ndi umukobwa umwe ariko mfite basaza banjye bankurikira. Bagukurikira? None se abo bose barakwanze n'umuryango urakwanga gutyo gusa ntihajya n'umwe uvuga ati yenda reka tunamukurikiranye tunamugerageze yenda bajye banakwitaho mu bushobozi bwabo buhari? Buri umwe nyine aba yibereye mu bye mu buzima bugoye, sinabarenganya. None se umuryango hano se ubundi hano uba ni kwandi, ese mupfana iki? Ibibazo byakomeje kuba birebire bigeze aho mu rugo bajya bantuka, akantuka ngo naje kubatera ibibazo nyine ngo ndabagerageza. Ubwo biba ngombwa yuko nyine nkajya njya kwa muganga, najya kwa muganga nkababwira ati ngiye kwa muganga, barangiza nkagenda nkamarayo nk'ukwezi nta muntu urangeraho mu rugo. Nataha bakantuka ngo mba nabateje ubuyobozi ngo sibandwaza. Ubwo nyine bakambwira ngo abo bayobozi niratana ngo nababwiye bakanshakiraho kuba nkareka kubagerageza. Ngo wababwira ngo uzabwire abayobozi ngo bagushakiraho kuba? Ngo kariho ngo nahinduye ba data, nahinduye ba mama, nababwiye bakanshakiraho kubaho kugira ngo mbabere ikigeragezo. Ubwo rero nyine bibaho gutyo, ngeze aho kwa muganga nyine njyayo natakaje ibiro kubera kutarya, nta murwaza mfite no mu rugo batabyuka ngo bavuge ngo waramutse ute cyangwa uriwute. Uba kwa muganga wenyine? Ubwo rero nyine ngira uyu mumama ni umuntu dusengana ariko yari asanzwe ari n'inshuti yanjye, akajya aza kunsura mu rugo bakamutuka ngo hano ntabwo ari mu bitaro agemura, bakamutuka cyane ngo nimba yumva nkeneye, ngo abona we ngo atamwitayeho nk'umubyeyi, ngo ubwo amurushije imbabazi nyine ngo nazanjyane iwe ngo ntakamugarukire mu rugo. Umubyeyi arambwira ati rero njye singiye kuzakubitirwa mu rugo rw'iwanyu rwose pe, nimba wumva bishoboka aho nta mwana ufite, nta kintu uhafite, n'ubundi ubuzima ni bubi, ntawe ukugaburira, ntawe ugushyigikira agakoma, shakisha uburyo ki wazaza mu rugo. Mbanza kubyanga Vanessa, ubu nzajya kuba mu rugo rw'umuntu atari umubyeyi wanjye n'uwambyaye, nihakana kamenyera agakoma atamenyera iki, ubu ndajya kuba mu rugo rw'umuntu, mbanza kubyanga. Nibwo nagiye kwa muganga nsubira Kirehe marayo ibyumweru 2, nanone ntawe umuntu urangeraho, mbura amafaranga yo kwishyura, umubyeyi niwe yanyohereza na tike nkurayo, nuko naje kuba hano nta kintu dupfana na kimwe habe. Mugira neza nyine yabonye ubuzima bwanjye, nuko yaranze imbere nyishoboye ko nari nzi kwibeshaho. Niwe waje agusanga Kirehe ugemereye nyine abona ubwo buzima. None se icyo gihe uri Kirehe waje kubona umuntu ukwishyurira amafaranga? Bwa nyuma nyine ejo bundi niwe wayanyishyuriye. Niwe yakwishyuriye? Y'ibitaro, anyoherereza na tike nyine ndataha. None se ubwo icyo gihe uri mu bitaro nta n'umuntu n'umwe wo muri famiye wanakugeragaho? Keretse musaza wanjye nawe uri gushabika muri Kigali, aradoda, niwe wajyaga unyohereza nyine akambwira ati ushaka umuntu utuma amata
kuri kantine ati dore ntabwo nabona uko nkugeraho. Mm. Wapfaga kunyitaho nawe. Hanyuma se icyo gihe wenda waragize ukimara kubona ubona umubyeyi aje kugusura aba ari buza kwishyurira ibitaro, uhita ufata umwanzuro uravuga ati reka njye kwibera iwe. Nese ko n'ubundi natahaga mu rugo ukabona ntibanyishimiye, nawe ibaze utashye mu rugo ntawigeze akugeraho, nta n'uwakubajije ngo umeze ute aho ngaho uri mu bitaro. Njye byarankomerezaga buri gihe uko natahaga numvaga nanasimbuka moto nkiyahura kuko nibazaga abantu nsanze abari nimba uri umubyeyi w'umubyeyi ntangiza Ihangane. None se icyo gihe uri mu rugo wenda utaratangira kuza kuba hano ku nshuti yawe, bo ababyeyi bo nibura hari igihe cyageraga bakakwima n'ibiryo, ubwo niba bumva baragufataga gutyo ubwo kugabura ko barakugaburiraga? mu by'ukuri ntawangaburiraga ntawe, kuko iyo nza kuba bangaburira ntabwo nari bugire uti sinari buve mu rugo kuko nari mfite abarwaza. Nafataga imiti rero, imiti mfata kwa muganga ntiyemewe kuba warya nako kuba wayitera utararya. Ubwo rero hari igihe yanzahazaga burundu pe, nkahamagara nk'uyu mumama akanzanira nk'igikoma cyangwa ibyo kurya bitetse. Nibyo byagiye rero bibatera umujinya ngo arabasuzugura ngo ntakazane ibyo kurya kandi bo babyuka bagenda. Ntibanavuge ati wenda dufite umurwayi reka wenda dusige tumutekeye n'igikoma. Iki kibazo ubuyobozi burakizi, yaba ari ikigo nderabuzima cya Bukora abaganga baho nibo bamfasha mu buzima, terateranya nkabona bampaye nk'ibyo kurya. Naho gitifu arabizi na sosiyari, ndumva na sosiyari w'umurenge abizi, usibye ko bagezeho nyine nabo none se koko wenda ukurikije uko ubazi mu rugo ku buryo babura ubushobozi bwo kukwitaho burundu bakakureka pe? urumva ntago babura burundu, kandi niyo wabura wakwifashisha iki? Wakwifashisha inshuti n'abavandimwe cyangwa ubuyobozi ukabwira ati mfite ikibazo nimudufashe, ariko urebye ntabwo ari ukubura ubushobozi. Hanyuma se kwa muganga uracyajyayo? Ntabwo ukijyayo? Njyewe niyo nabonye nyine nk'udufaranga bagira neza banteranyirije nkajyayo, ariko ubu nta bushobozi ntabwo narabikiye. Hanyuma se kwa muganga ubundi umuntu urwaye diyabete wenda iyo bamuhaye imiti akivuza akayitera uko bikwiye agerageza nyine akazana n'akabiri agakira. Ese wowe umaze igihe kingana iki iyo miti kwa muganga uyifata? Maze igihe imyaka 3 ntangiye uwa 4. Utangiye uwa 4 umeze gutyo? Nese uba wumva uri kuribwa amaboko, wumva uribwa mu nda, wumva uribwa amaguru, wumva bimeze gutya? Guhera ku kurwara rw'ikirenge kuzamura umubiri wose mba ntekenywa, ibintu binjombagura, umuriro untwika. Niyo mpamvu ubona mba nambaye n'utuku twambara nuko wari umbwiye. Mba niyambariye ibintu bitose gusa, kandi ku ruhu gutya mba mfite imbeho. Ariko ndahekenywa amaguru, mu ngingo hose hose, mu nda nta na hamwe hazima mfite, n'umugongo no kwicara gutya mwana birangora. None se wagiye kwa muganga baragusuzuma bakubwira ko diyabete, ariko mu by'ukuri wenda diyabete ntekereza ko iyo baguhaye ibinini ntekereza ko ihita yoroha uko igakira, kandi urumva iyi ndwara umaranye imyaka hafi 4 utangiye uwa 4, se ntabwo wigeze baguha taransiferi uvuge wenda, cyangwa wowe ntabwo wigeze uvuga ati rero ndabona ibyo abaganga bari kumbwira hano reka ngerageze njye n'ahandi mbasabe taransiferi njye ahandi banancishe mu cyuma banansuzume neza barebe ko ari indi ndwara yaba yivangamo? Ntabwo wigeze ugerageza ibyo bintu? Nabigerageje ariko nta bushobozi bwo guca mu cyuma mfite.
urumva nyine ubuzima bwanjye bwabaye bwa njyenyine, ntawe wo kumfasha mfite nyine. Nabuze nyine ubushobozi bwo kwishyura. none se ubu hano ntabwo wenda hano uba, ntabwo wenda mama wawe cyangwa papa wawe ajya avuga ati reka njye kureba n'umwana ndebe uko ameze, wenda niba atarafite ubushobozi wenda buhagije akavuga ati wenda reka nohereze n'igihumbi wenda agure n'igikoma? Nimba narabaga mu nzu yabo bakabyuka bakagenda, ntavuze ngo yaramutse ute cyangwa reka turebe ko yaba yanapfuye. Ahangaha niho baza, ntago baza. nta n'umuntu wo muri famiye ujya ukugeraho avuga ati reka tujye kureba ukuntu Violette ameze? Ntawe. none se ukimara kuva ku mugabo, ukimara kukubwira ati taha mu rugo, wamazeho igihe kingana iki mbere y'uko uza hano? Mu rugo nyine kuva icyo gihe nahabaye 2014 narahabaye, ariko nyine kubera nari ndi muzima ntaragira ikibazo cy'uburwayi, nkajya nigendera kwishabikira abantu b'amakazi nkabacururiza, ariko simbe mu rugo cyane. Bari bankunze kubera ko babonaga nkora, babona ako kantu nyine umwana yari muzima nyine akora nta kibazo, bari bankunze nta kibazo, tuvugana neza. ariko nyine nibura icyo gihe warakoraga ukanabeza n'udufaranga nibura bakabona ko uri umwana. Nta kibazo pe, ikibazo nta gihari. hanyuma icyo gihe warakoze ukajya ubohereza udufaranga, wenda akabona ko uri umwana, ariko nyuma uhuye n'ikibazo ngo nyine bahise bagutererana barakwihorera. Baranyihoreye, bakandebera aho ngaho bakambwira ngo waramugaye nyine, ngo waramugaye, ngo none se ngo ubugira ngo tuguheke, ngo tugukorere iki, ngo indwara abaganga bananiwe, ngo nitwe tuzayishobora, ngo ntacyo twakora. ariko bakubi. none se byanga byakunda, hari ukuntu wenda bavuga ati wenda impamvu bahoraga bagutoteza ni uko wenda babonaga wenda udashoboye gukora. ese akenshi hari amagambo bakundaga kukubwira bagucyurira, bashingiraga kuki? Bavuga ati ko hari ukuntu wenda bavuga ati wenda umwana ashobora kuba yananiranye, ashobora kuba yenda yararwaye indwara gutya runaka yiteje, ari we ubyiteye. bakundaga kukubwira amagambo mabi bagucyurira, kenshi bavuga ko baguhora iki, bakuzizaga iki? Urebye ndi muzima pe, nta magambo mabi bigize bambwira, ariko aho ndwariye nyine bambwiraga ko mpfuye rubi, ikinyamugera gikururuka cy'aho ngaho, ntacyo nzapfa nigejejeho, ntagishoboye no kwikamira nimba ari ay'imbwa, ntacyo nkimaze. Amagambo mabi cyane ntabasha gusubiramo, mabi pe, kankomeretsa nkajya mu nzu mwikingira ndahirira nkabaza Imana icyo yakiriye ku isi. ihangane. none se ubwo bakubwiraga ko nibara n'ibyo ngibyo iyo ndwara ari wowe wayikururiye nibura? Ngo ni njye nayikururiye. mbese bavuga ko wayikururiye gute? Bavuga ko ari njye nayikururiye nyine, ngo banditse ngo ko warwaye nk'amadiyabete ngo bamera gutyo, ngo ubwo ngo ni sida nyine, ngo ubwo wabona ngo wariyandaritse, ngo ubwo ngo ni sida, ntako ngo nta kindi, ngo bose ngo barwaye diyabete si bazima, ngo ni sida, ngo ahubwo ngo wariyandaritse, ngo ukanga ngo kujya gufata imiti. mbese ntabwo bigeze bavuga ati yenda niba barakekaga ko ari sida, undi ko ari umwana wabo uva mu rugo, ntabwo ugeze bavuga ati reka tujye kumupimisha nibura tunarebe tunizere, tunavuga ati yenda tumuvuze tuzi icyo tumuvuza? Ntabyo bakoze. mbese ubundi wowe ntabwo ugeze ufata umuntu avuga ati wa mugani wenda ibintu ababyeyi cyangwa abantu bavuga reka ngerageze njye no kwa muganga bavuga nti munsuzume wenda sida murebe cyangwa hepatite cyangwa n'indi ndwara? Kwa muganga iyo ugezeyo bagerageza kugufata ibizamini byose, barabyimfashe, nta bwandu bansanze, kandi buri mezi 3 baradupima. nese ko iyo umuntu akurebye abona uri gutitira kubera iki? Ni ukubera imbeho? Ni amaraso makeya nyine. Ni amaraso make? Urebye ibiro nari mfite ukareba n'ibyo nsigaye mfite. ihangane.
none se nyuma ukimara kuza kuba hano nibura kwa muganga warakomeje ujyayo nibura nk'ibisanzwe cyangwa n'ubundi bushobozi bwarakomeje burabura? n'umubyeyi akora uko ashoboye, usibye ko ntahamaze igihe kirekire, ni ibyumweru 2. Ibyumweru 2? Ihangane, ihangane. Hanyuma rero ibibazo nka 2 bya nyuma. Hanyuma mbere y'uko ushaka nta mwana n'umwe wari ufite nibura ngo uvuge ati wenda jye umugabo jye nari mfite n'umwana, wenda ikibazo cyari umugabo, ese umugabo nyuma y'uko ashatse uriya mugore yarabyaye cyangwa ntabwo wigeze wongera kumenya amakuru ye? Nta mwana nari mfite, ntabwo nigeze mbyara, nta n'inda yavuyemo, ariko yarashatse nyine arabyara. Ubu se ubu aracyaguhamagara nibura ajya guhamagara ko zikomeze? Yagiye mu mahanga. Yagiye mu mahanga? Ihangane. Hanyuma rero dusoza mu kiganiro kigufi tugiranye, n'icyo wakisabira abanyarwanda? Icyo wakisabira abanyarwanda abantu bazabona iki kiganiro n'icyo wabisabira? Njyewe icyo nabasaba baye banyumva, abantu bafite umutima, nuko bamfashije nkabona ubushobozi bwo kwivuza. Imana mva nabasabira umugisha ku Mana, cyangwa se nkabona nk'aho kuba nkareka kuzerera. None se wenda nk'umuntu akeneye kugira nk'udufaranga kohereza abonye 500 cyangwa se akeneye no kukuvugisha, wenda umuntu yakubona gute? Ufite telefone? Ndagafite. Ufite telefone? Ubona muri mobile money? Ni kangahe nimbwira? Ni 07? 078 078 21 21 49 49 76 7 dusubiremo nanone 079 078 078 20 21 49 7 ibaruye kuri Niyitegeka Violette. Hanyuma Violette rero ukomeze wihangane, kugera kure ntabwo ariko gupfa, kandi buri ikintu cyose kibaho kubera impamvu, sibyo? Kibaho kubera impamvu, ukomeze wihangane, urabizi neza ko n'ubundi hejuru ya byose hari Imana tugomba kwizera, sibyo? Hanyuma rero ukomeze wihangane, tuzajya tugaruka tugusure turebe uko bimeze, sibyo? Murakoze. Mfite abakundi ba Factorine TV rero, nk'uko mubibona uyu ni umwana w'umukobwa wahuye n'ikibazo gikomeye, aho muri 2012 nawe yashatse yubaka urugo nk'abandi, ariko mu by'ukuri akimara kugera mu rugo ntabwo rwamuhiriye. Yamazemo imyaka 2 yose aza kubura urubyaro, biba ngombwa ko umugabo amwirukana, kandi amwirukana ataramuteguje. Hanyuma rero akimara kuvayo ageze mu rugo nko mwabyumvise, yageze mu rugo ababyeyi baramutoteza, bakamwima ibiryo, kumugaburira, yewe no kumuvuza, bakanga no kumuvuza, n'amagambo mabi bamubwiraga bamutoteza yose mwayumvishe yabyivugiye. Hanyuma rero akaba asaba umugiraneza wamufasha nibura byibuze akabasha kwivuza. Wamuhaye transfert imujyana mu bitaro by'i Kigali, ariko yabuze amafaranga, yabuze ubushobozi, cyane ko n'ahantu aba ni inshuti ye cyangwa se ni umuturanyi wabonye ubuzima bubabayemo iwabo, afata umwanzuro avuga ati rero reka mwijyanire mu rugo, akomeza kumukurikirana. Ariko nk'uko mubizi, ubuzima bwo kurwaza umuntu busaba ubushobozi, busaba ibindi bintu byihariye. Hanyuma rero hageze rero umugiraneza ushobora kubunganira, akamufasha byibuze akagera kwa muganga akivuza agakira, nawe akamera nk'abandi. Twizera ko Imana yazamukubira 7 byabamukoreye. Hanyuma naha dusoreje, hanyuma y'igitekerezo wumva ukeneye kumugezaho ubufasha, ikindi kintu cyari cyo cyose ukeneye kumubwira, wareba iyo nimero aho ngaho ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara, n'ubufasha bwose ukabunyuzaho. Dukomeza kubana, nitwa Obi,
Iyi ni Iwacu Factory TV.